ndikumva hari ikintu kindekuye mu kaguru. Ariko noneho ndikumva akaguru nazi ukuntu bigenze cyangwa niko gukira. Ndikumva hari ikintu kiri kugenda gishitura mu bworo bw'ikirenge. Uko niko bisohoka, yewe data we, bisohoka nabi ariko. Cyambere nuko bigenda. Nari nzi yuko ngiye gucika akaguru neza burundu bindangiranye, ariko wenda nabasha guhaguruka aho nari nicaye. Abona mbashije kukazamuramo gakeya. Bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Ndacyari kumwe na mama wase. Ngira ngo muri bukibaza amazemo iminsi ni birebire ni na byinshi. Rero nanze kumutererana nkomeza kumuba hafi kugira ngo tubashe kumenya n'uburyo yakiramo cyangwa se uburyo umuntu yamufashamo. Ngira ngo murabizi ko yarwaye yagize ikibazo cy'akaguru, ariko nyine byaturutse ku muntu kuko murabizi ko byagenze byose, ndabizi ko mwarabikurikiranye. Nagarutse kumera kugira ngo turebe uko ameze, cyane ko ntabayeho neza, ntabasha kujya kwishakishiriza. Murabizi ubuzima yaratuyibereyemo, ni wari utunze abana. Rero kugira ngo umuntu amare igihe kingana gutya yicaye atava aho ari asabiriza yari yitunze ni ibintu biba bitoroshye. Uyu munsi rero nagarutse kubera ko hari umuganga wamufashije mu gihe cya Fisto. Nari nagarutse kumureba kugira ngo mbe nabahuza aribe nimba hari ikintu yamufasha. Umva habonetse ubufasha bugiye butandukanye, buke butari bwinshi kuko ntago ubufasha buhora buboneka, ariko nta bundi buryo nge nari mfite namufashamo uretse kuza kumuhuza na wa muganga kugira ngo niba hari ikintu yakongera kumufasha, kuko yafashije umwana we mbere. N'ubu rero yamufasha kuko uburwayi afite n'ubundi n'ibyaturutse n'ubundi ntaturutse bya Fisto. Niyo mpamvu nari nje hano kugira ngo muhe muganga bavugane kuri telefone, hanyuma niba hari icyo ari bumufashe amufashe. Hari n'imiti yamutumye agomba gushaka, ndabona yifite. Kubw'amahirwe rero agomba gukira, reka tubyizere. Reka mbanze numva mu wase uko ameze, mbanze muvugisheho mubazo uko ameze. Mama wase umeze ute se? Urahura umeze neza gake n'uburwayi? Nago nakubwira ngo ndaho kubera ko mbona naramutse. Naho kubwira ngo ndaho nuko mbona ko naramutse, ariko hari ibintu umuntu avuga ngo ndiho nariho. N'ubundi no kubaho utariho nukuba umusohoka, ariko ntabuzima. Rero nko kuba binsabye warambwiye uti uzongera umvugishiriza umuganga wafashije ku bwa Fisto, ko hari icyo yamarira umuntu yenda yareba udufaranga duke yabona, kandi twarabonetse two kugira ngo amusuzumira arebe kuko ari ikibazo cyaturutse kwa wa mukecuru n'umukobwa we, hanyuma gufasha. Rero nari naje navuganye na muganga mubwira ko ninkugeraho ndibuze guhita muhamagara, hanyuma nkamuba kuri telefone n'imiti yagutumye ndabona wayizanye, hanyuma mukavugana kuri telefone akakubwira uburyo. Arega ke naga imiti ari ngiye wayizanye kuko urabizi ikibazo mfite. Nge hari umumama w'inshuti yanjye, nago nge urabizi ko ngiye nabasha kugenda, niwe natumyeyo. Nari kugendesha iki se ke? Ntago byari gukunda. Nta maguru nari mfite yo kugendesha. Bura nubwo naguhamagaraga nukuvuga ngo hari umuntu w'inkoramutima niwe nohereje kugira ngo amuhe iyo miti, naga ari ngewe. Nagenda gute se? Ukubizi uko wansize nagukuzi. Nuko habonetse uburyo ikugeraho. Nagira ngo muhamagare hanyuma muguhe mubwire ko turi kumwe, ko namubwiye ko nimpagera ndi bumuhamagare hanyuma tukareba ko adufasha. Ni nabwo yarakinzanira. Ubwo rero reka muhamagare muganga twumve, mubwire ko turi kumwe nahageze, noneho adufashe nawe urebe ko waruhuka watangira gukandagira. Nese ubuke uri kwizera yuko ndi bukandagire? Urakira nta gukandagira, ukeneye gukandagira, ukeneye gukira. Nyeneye gukira nkagenda, ariko ngiye muri ngiye nta cyizere mfite bitewe n'ububabare mfite. Icyizere kigira. Se kuki umbwira ko kukizere ngomba kukigira? Ahubwo ke uzi umubiri cyari cyo? Uzi ko umubiri ujyana? Keretse udafite umubiri n'utamenye umubiri cyari. Nanjye rero umubiri warandiye nzi ndabizi.
ndabizi cyane. ukumva ko ndi bukandagire nkagenda, Oya simvuze ngo ukandagire ugende. abana bakarara bariye. Shamana shake nawe rwose sinzi ibyo ari. Oya simvuze ngo ukandagire ugende kandi utabishoboye nyine. Ariko nyine Ndakubwira- ndavuze ntibyizere kuri bukire. Nibyo ndi Muraho neza. Amakuru ni meza. Nari nageze kuri wa mubyeyi. Nagira ngo mubaye hanyuma mumufashe. Umubyeyi muri aho? Yego muraho sha. None se nagize ikibazo cyo kuba nakibasha guhaguruka. Yego. None se mubikuramo mwe mukabisubizamo ndi? Oya humura sha. Humura. None se ko nzi yuko amvuriye umwana, Yego. usibye yuko nta na telefone ngira, Yego. ko ari umuntu wakumamagariye tugahuza, Yego. nyuma yabwo ahubwo gusa pe warakoze Uwiteka azaguha umugisha. Oya humura sha, humura ngaho sobanura ikibazo ufite. Ariko noneho ikibazo nagize nicyo guhahira abana sinyibibasha, akaguru ntago nyigaterura, sinyibasha kuvaho ndi, nagira ngo mbabarire umfashe. Ariko se naravuze niyo se nimba utabaye umuntu n'uwagendaga nawe ahinduka ikimuga. Oya humura. Eh? Kandi humura bigiye kugenda neza. Nese ubu nanjye ngira ikibazo cy'uko ndi buhaguruke nkagenda nkajya gushaka ibirayi by'abana. Yego rwose. Humura kuko ibintu nakoherereje bwakugezeho. Ngiye kubera ko nabasha guhagurukaho ndi. Uriya muntu nakoherereje ni umumama w'inshuti yanjye, nabwiye ibibazo byanjye mfite, niwe nari nagutumyeho, ariko ni Keza wamukohereje ntago ari njyewe. Yego nyine ndi kubabana ibintu nakoherereje, imiti nakoherereje. Yose ndayifite, ariko ikibazo ni icyo kuba nakura ikibuno hasi byibuze nkagenda kuko ngiye narihebye. Oya humura hanyuma ngaho mbwira byatangiye gute, byaje gute? Byamereye mu itako biri kugenda binwika bigera mu bworo bw'ikirenge. Byahehe tugendane gake. Itako? Ry'ibumoso cyari ry'iburyo. Ni itako ry'iburyo niho byahereye. Ariko ndi kugenda nshya, narabyutse mu gitondo ngiye kweguka numva ndi gushya mu itako uhereye mu kibero. Yego. Manuka ndi gushya, bimanuka ndi gutwika bigera mu bworo bw'ikirenge. Akaguru gahita kamera nk'igiti. Na nisani kanyeganyega sinahaguruka, niyo wamimbago sinzi ngo nazigenderamo gute, ahubwo ndi kuvuga ni nuncira ako kaguru nkabasha no kugendera ku kaguru kamwe, kuko ngiye ndumva ndambiwe ku isi pe. Natekereza n'ibibazo nifitiye nibyo nahuye nabyo, nuko amvuriye Fisto nkumva ibibazo nibirebire. Gukira yarakize. Ariko se nimba yarakize nkaba navuga ngo reka nshaka amayisha kugira ngo umwana ararariye, nabwo nkambona ari ibibazo, urabona biri bugende bite koko? Ko ariyo mpamvu mvuga nuwama nkava ku isi nkiruhukira. Hanyuma ngaho Tegemarwa zigireze kuvure, dore twafite abantu benshi turi kwitaho. Cara hasi hanyuma ko kana numvise muri kumwe kagufashe, uko ndimo ndabibona ko nabushobozi. Oya hasi niho ndi n'ubundi. Nonese ko n'ubundi bizi ko inzu nayisohotsemo ko nasohotse nkagenda nomongana. Ko nakirara mu nzu ko nsigaye ngenda ndaraho mbonye, usibye ko akaguru kanmereye nabi. Yego oya kubera ibibazo nifitiye ko nawe ubizi, ubwo uri kugira ngo nkore iki? Humura bigomba kugenda neza. Wambabariye se mubyeyi ukagira ibyo unkorera? Oya ibitangazo ugiye kubibona. Ko ndushye nkaba ndemerewe ukanabara. Natangira ahubwo reka nze tutangire vuba. Tubikure mu bisohoke kandi wizere ko. Ubu ngubu nizere ko biri busohoke nkagenda n'amaguru yanjye neza, cyangwa oya no kugenda n'amaguru neza ntago byakunda. Byibuze nkafata n'imbago nkagenda nkamenya yuko ndi kugenda. Numva neza sare. Murashidikanya se ku bushobozi bwanjye. Akana kawe cyabonye. Nago nagushidikanyaho, ariko ngiye narangije kwiheba bitewe n'ubuzima wari uzi ndimo. Rero wivugisha cyane ababyeyi babanze bakubwire icyo ugiye gukora, hanyuma kandi bizeye ko bigiye guhita bigenda neza bigakemuka.
ikende ngani munabare nk'ababyeyi kuko ni mwebwe nizeye kuko ngiye ndabona ibyanjye byarandangiranye. uzibuke gushimira Gushimira ntago nareka gushimira. hanyuma imiti wayizanye imiti iri aho ngaho impande yawe Imiti bayinzaniye rwose ndabona iri aha ngaha. ngaho ubwira ako kana k'agakobwa ubundi kagufashe vanga iyo miti kagushyire muri ayo mazi hari umuti nakoherereje we w'agafu hanyuma kagushyire mu mazi hari amazi yandi nakoherereje atarayasanzwe asukwayo yego Mm. ngaho muvange muvangemo ubwira ako gakobwa uri kunyumva Ego. yebwira ako gakobwa gafata agafu gakeya gakoremo inshuro 3 muri ako gashashi gafata agafu gakeya gashyire muri ayo mazi ubundi kazunguze inshuro 5. Turi kubikora. wumvise inshuro azunguza sha Inshuro 5. yego kandi mugire vuba Gusa inshuro 5 ziba. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Twabikoze. umubyeyi Nabisoje. hanyuma ngaho somaho Nafashe pfundo. somaho inshuro 3 hanyuma wabitonze kunyumva ari kukumva ari kunywa. ndamubwiye ngo asome inshuro 3 Ego. Kabiri. ariko nikurikiranye asomye inshuro 1 hanyuma avuga ni bigende acira arajya bivuga inshuro 2 yego Vuga inywa ucire ngo bigende Zingahe? inshuro 3 nyine inywa ucire Bigende. Bigende mu izina rya Yesu. Bigende. Nabikoze. hanagure ku munwa asomye inshuro zingahe 3 avuga ngo iki bigende hanyuma sha ngaho fata uko tuzi hanyuma umurebera ku kaguru yambwiye akaguru kabaye pararize ndabona ko katabasha gukora Nta nubwo akanyaganye gahubwo usibye ibintu bisigaye bimeze kinyamwitako. umwe ibyo biragenda bigenda ibyo hanyuma ngaho mushyire ku kaguru utwo tuzi mufatira utuzi yego nyasukeho dukeya fata utuzi dukeya umusukire ku kaguru karwaye nashyizeho duke Ko numva nazi ibyari byo. wabisoje nta Ko numva nazi ibyari byo we. hanyuma ngaho reba undi muti namushyiriye mu kantu gasa nk'agafuniko k'umutuku yego usa umukara kiranye kandi n'ubivangavange uranyuma ego ngaho umusigire kuri ako kaguru ushaka arwaye gasige hanyuma n'ubusozi tumbwira ndi kumusigira yego hanyuma wabisoje Ari kubikora. cyane wabisoje namusigiye yego hanyuma uranyumva neza ego bako bakobwa kanjye ndi kukumva bari kukubwira ko kaka ndimo ndavura kubaye kanjye uri kumva bimeze bite sha uri kumva bimeze bite Ndi kumva hari akantu kari kugenda karekuraho gakeya. yego ngaho tuza Gakeya ndi kumva hari akantu kari kugenda karekuramo gakeya. Gake ariko. ngaho ureba ubwira ko kana kakurwaje karebe undi muti wundi wo kuguhanagura wo kubihanagura ngo bigende burundu
uyu wari wamuhaye yego uwo muti wo kurwanagura ntabwo kari kuwubona nawubonye yawubonye ngaho umwanagura ibyo bintu wamusize umwanagure kandi ariko nari ndi kumva mbonye amana ari kunyeganyega oya humura sha humura yego wamhanaguye nibyo ari gukora hanagura umanura ku mano n'amano yahanagure neza yego mhanagure neza hanyuma kandi ambwire birimo biragenda bimeze bite ndikumva hari ibintu biri kugenda bimanukamo gake gake uko akaguru kari kameze ndikumva atari ko kakimeze yego ariko hari ibintu biri kuzamo gake gake mu kaguru yego uri kumva ko byatangiye kugenda ni gake gake biri kugenda bimanuka mu kaguru ibyo byagiye uko kari kameze ntago ariko kameze ndimo ndakubaza hanyuma ibyo byose uri kumva bimeze bite ndikumva hari ikintu kindekuye mu kaguru ariko noneho ndikumva akaguru nazi ukuntu bigenze cyangwa niko gukira ndikumva hari ikintu kiri kugenda gishitura mu bworo bw'ikirenge yego nyine naho kiri guca kiri kugenda ndikumva hari ikintu kiri kuza kinshitura mu itako kigahita kimanuka kinjira mu bworo bw'ikirenge yego uko niko bisohoka yewe data we bisohoka nabi ariko icyambere nuko bigenda nari nzi yuko ngiye gucika akaguru neza burundu bindangiranye ariko wenda nabasha guhaguruka aho nari nicaye gusa kubera ukuntu kari karambitse nk'igiti ariko numvise kabashije kunyeganyega numva hari ikintu gise gishika mu kaguru nicyo kibazo nari ngize ibyo bintu bigiye rero akaguru gasigara kanegeka kuko kamaze n'iminsi katagenda ahubwo avuga ngo karegamye nk'igiti katanyeganyega nabasha no kuhaguruka hondi no kugira ngo bankura hondi kwari ukunerura yewe mubyeyi we nta kintu nabona nakwitura ni ukuri ariko kiragushika ugahita wumva n'umutima ushigutsemo se nk'ugahina ese karahinika iki sa nukazamura kangufasha birakunda se birakunda sha wakana ahinnye gake uri kubabara ndabona mbashiye kukazamuramo gakeya ariko nabwo ngategesheje intoki yego ibyo ngibyo ntabwo rero birenze iminsi ibiri ibyo birabyashizemo urabubasha kubigenza gake gake ntabwo urumva ntabwo mu minsi mike ntabwo waba ugikenera imbago kandi ntabwo nabasha kugenda nambago oya humura ndakubwiye mu minsi mike yabwo byagiye urabubasha kugenda nambago maze ngiye ikintu ndi gushimiraho Imana nuko n'ubundi kari igiti nkaba mbashiye gufata amaboko ngashyira munsi nkakazamuraho gakeya oya humura byagiye ntabwo bigomba kongera kugaruka urakoze cyane yego ngaho akana komeza umwiteho ariko ntabwo nahita ngenda bisanzwe nk'uko umuntu yagendaga oya ni gake uranyumva gusa nabwo keretse mbonye imbago nibwo nabasha guhaguruka oya ni gake ariko nakubwiye ngo nyuma y'iminsi ibiri biraba biri mu byatsi abo uri kugenda nk'abandi bantu basanzwe nkagenda utwo turimo twawushaka kujyamo uraba uri kutujyamo sawa muga urakoze cyane yego nuko